Ibyo benshi bibeshya ku gihe cyiza cyo kurya imbuto. Ahantu henshi uzasanga bakubwira ko ugomba kurya imbuto igihe n'iki, ugomba kuzirira ubu buryo, aya masaha n'ibindi bitandukanye. Twifashishije urubuga Umuti Health twaguteguriye uburyo burambuye igihe ugomba kurira imbuto n'ibyo benshi bibeshya ku gihe zigomba kuribwa. Imbuto zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye nk'uko twagiye tubigarukaho kandi zifitiye umubiri wacu umumaro munini cyane, murumva ko kuzirya ari ingenzi. Reka dore ku byo benshi bibeshya ku gihe gikwiye cyo kurya imbuto. Uzumva abantu bavuga ngo ugomba kurya imbuto mu gifu harimo ubusa. Ibi bikunze gusanga bivugwa na benshi, gusa ntaho bihuriye n'ukuri. Ababyemeza bavuga ko kuzirya bituma igogorwa rigenda gahoro, cyangwa se ibiryo bikaba byatinda mu nda igihe kinini. Nubwo imbuto na zimwe zibonekamo fibre zishobora gutera igogorwa kugenda gahoro, nko gutinza igogorwa ntibitera ibiryo gutinda igihe kirekire mu gifu. Icyo ugomba kuzirikana ahangaha, kurya imbuto uri kurya cyangwa se ukimara kurya bituma ibiryo bitinda mu nda ugereranyije n'igihe utari kuzirya. Gusa ibi ni byiza kuko bituma wumva uhaza igihe kirekire, bityo bikakurinda kuryagagura bishobora kukongerera ibiro. Uzumva nanone abandi bavuga ngo kurya imbuto mbere cyangwa nyuma yo kurya bituma intungamubiri zitinjira zose. Ibi nabyo abemeza ingingo ya mbere bakomeza bavuga n'ibi. Bavuga ko kugira ngo ubone intungamubiri zose ziri mu mbuto ugomba kuzirya mu gihe gifu harimo ubusa. Bakavuga ko kurya imbuto mbere cyangwa nyuma yo kurya ushobora kutinjiza intungamubiri zose uko bikwiye. Nyamara ibi si byo. Igifu gikoze ku buryo nta ntungamubiri n'imwe ishobora gusohoka mu mubiri keretse urwaye izindi ndwara. Igifu kandi kigenda gisohora bike byerekeza mu mara aho intungamubiri zinjirira mu mubiri. Amara afite uburebure bugera kuri metero 6 ndetse n'ubugari bwa metero kare 30, zose zifasha kwinjiza intungamubiri mu mubiri. Icyo ugomba kuzirikana ahangaha ni uko urwungano ngogozi ruhora rwiteguye kandi rufite ubushobozi buhagije bwo gusya no kwinjiza intungamubiri ziboneka mu mbuto, waba waziriye mu gifu harimo ubusa cyangwa se harimo ibiryo. Nanone uzumva abantu bavuga ugomba kurya imbuto amasaha 2 mbere yo kurya. Ibi bikunze kuvugwa n'abemeza ko intungamubiri ziboneka mu mbuto zigirira akamaro umubiri igihe mu gifu harimo ubusa. Nta bushakashatsi bwerekana ko kurya imbuto mu gifu harimo ubusa byongera igogorwa cyangwa se bifasha cyane. Kuzirya uri no kurya ibiryo, cyane cyane ibikungahaye kuri protein, fibre cyangwa se ibinure, bifasha cyane igifu mu kurekura ibiryo kimaze gusya mu mara gahoro gahoro. Icyo ugomba kuzirikana, kurya imbuto mbere y'amasaha 2 utararya ntacyo byongerera umubiri. Inama nziza ni ukurya imbuto mu gihe uri kurya ibiryo cyangwa se urangije. Nyuma yo kumva ibi byose ushobora kwibaza se hari igihe cyiza cyo kurya imbuto?